Guhagarara neza mu kuri. Petero wa kabiri igice cya 3:16. Ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe by'ibindi bakizanira kurimbuka. Intambara abizera turwana na Satani ni intambara hagati y'ukuri n'ikinyoma. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Satani ari we se w'ibinyoma. Yohana igice cya 8:44. Niwe biturukaho, niwe ubihimba akabishyira mu bwenge bw'abantu. Ubwo yateraga Eva ngo amuyobye, yakoresheje imbuto z'igiti yabujijwe kurya, amuteza kwita ku mubiri yirengagije Imana. Icya gatatu, yashatse kugoreka ijambo ry'Imana, amuteza no kurishidikanyaho. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Itangiye igice cya 3:1 kugera ku 5. Ntabwo Imana yari yaravuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Iyo Imana ibivuga yari kuba ishaka kubiciramo, kuko yari yabaremye bagomba kurya. Uko niko Satani agoreka ijambo ry'Imana, bigatuma abantu bayibona nabi, bakayifata nk'ingome, ntibigire bamenya urukundo rwayo. Iyo abashije kuduha imyumvire igoramye ku Mana, ababonye uburyo bworoshye bwo kuduha ibinyoma bye, kuko bamaze kudutegurira kubyakira, maze akatwiyereka nk'aho ari we udufitiye urukundo mu cyimbo cy'Imana. Impamvu ya mbere yo kutumvira Imana kugwiriye mu isi ni uko abantu batazi ukuri ku bijyanye n'Imana. Urukundo rwayo, ineza yayo, kwera, gukomera n'ibindi byose biyiranga abantu ntibabizi, kuko Satani yagoretse ukuri ku bijyanye nayo. Benshi bibwira ko bazi Imana, ariko mu by'ukuri imitima yabo ntiyisobanukiwe. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwangura umwuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Tito igice cya 1:16. Igisubizo Eva yahaye inzoka kigaragaza ko nawe atarasobanukiwe neza iby'Imana yavuze. Ntabwo Imana yari yarababwiye ngo ntibazakore ku mbuto z'icyo giti. Icyo bari barabwiwe ni ukutazirya. Kwaba kongera cyangwa gukura ku ijambo ry'Imana byose bifite ingaruka. Ibyahishuriwe igice cya 22:18-19. Hari ubwo usanga abantu bafite amagambo bagenderaho bibwira ko yanditse muri Bibiliya Yera, kandi mu by'ukuri ntayabamo, ahubwo ahabanye n'ibyanditswe byera. Ibyo bituma abantu bakora iby'Imana idashaka bibeshya kwibashima. Bamwe bamiragura bungura ibyo bigishwa batitaye ku kugenzura niba koko ari ukuri, ntibamenye ko ubigisha nawe ari umwana w'umuntu ubasha kuyoba, kuko nawe ubwo akiri ku rugamba. Bamwe bitwaza ko nta mwanya bafite wo kwisomera ijambo ry'Imana ubwabo, ariko abo bizabagora gusoza urugendo rwabo amahoro, kuko ibinyoma bazagenderamo batabizi ni byinshi. Nyuma yo kubona ko Eva nawe ubwe adahagaze neza mu by'Imana yavuze, Satani yahise amuha ikinyoma cyeruye, ariko kivanzemo n'ukuri guke kugira ngo bibashe kumujijisha. Yamubwiye ko batazapfa, ariko cyari ikinyoma. Yongeraho ko amaso yabo azahweza, kandi ibyo byo byari byo. Ni ngombwa kwiga kugenzura ibyo duhabwa, tudapfuye kwakira byose ngo nuko hari iby'ukuri bimwe tubonyemo. Umwanzi asiga ibinyoma by'akarangi gake k'ukuri kugira ngo tubyakire tugira ngo byose ni ukuri. Ibyo bisaba ko tugira umwete wo kumenya ijambo ry'Imana ubwacu no kurihagararamo tutanyeganyega. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Yesu igice cya 1:8. Dusenge. Mwami Yesu, ndagusaba ngo umpe guhagarara neza mu kuri ariko jambo ryawe, ne kuyobywa n'uburiganya bw'umwanzi, mu izina ryawe Yesu. Amen.